iki gikoresho mukirebe neza kugira ngo wizere ko inyubako yawe iri standard, iri kuri standard, iri mbese witeguye kuzakira abantu, ukaba ufite umutekano, wuzuye umutekano. Nuko ugomba gufata icyo gikoresho tukita Ngate 250. Ibi byiza mwese mu gukurikira Ngate 250, ndabashimiye cyane abantu b'agaciro, muri abantu b'ingenzi, kandi ibihe byose mbona ko ibyo dukora rwose murabyemera. Uyu munsi rero ati noneho tubone ko dutambagiza ahantu heza cyane. Ugiye kutwereka iki? Ugiye kubereka inyubako nziza, ikintu kiyiranga. Inyubako nziza irangwa no kuba ifite kino gikoresho. Iki gikoresho mukirebe neza kugira ngo wizere ko inyubako yawe iri standard, iri kuri standard, iri mbese witeguye kuzakira abantu, ukaba ufite umutekano, wuzuye umutekano. Nuko ugomba gufata icyo gikoresho tukita cyitwa fire extinguisher cyangwa se kizimyamwoto, kizimyamuriro. Iyi ngiyi niyo bita kizimyamuriro. Uri umunyeshuri wiga troncome, wiga chemistry, wiga physique, of course iki gikoresho urakizi, ariko nawe ushobora kuba utari ukizi. Dore uko cyitwa kizimyamwoto. Iki ngiki kugira ngo wizere ko inyubako yawe cyangwa ahantu hahurira abantu wizeye umutekano waho, nuko ugomba kuba ugifite kugira ngo kizagufashe in case there is an accident, yafashwe n'inkongi y'umuriro, ugomba guhita ugikoresha. Ifashe ibyo bintu biri kwaka kuzima. Rero niba ushaka kubaka ukumva ko utuje, ukumva ko ugiye kuzakira abantu, ushobora kuba ari mu kabari, ukunda kuzabona kwa muganga, mu biro, ahantu hose hahurira abantu uragomba kuba hari kizimyamwoto. Munyemerere mbashimire, ariko reka mbatambagize di. Yebona ko hari ahantu hose, nibura kuri buri foro igomba kuba ihari. Kuri buri foro ugomba kuba uyifite.